amajwi menshi yumvikana, hari n'abavuga ngo ni ku Uwiteka yavuze, ariko ijambo Imana ritwigisha ko tugomba kubanza kugerageza imyuka. Mugerageza imyuka ntimwemere byose, mukomere kukuri kw'ijambo Imana, timukurikire amagambo ayoshe gusa. Ukuri kwa Kristo niko kutubatura, kamuntu ukwiye kuyota indama, kubesha mu izina ry'Uwiteka. Umugaragu nyakuri akunda ukuri, akayobora abantu kuri Kristo. Mugerageza imyuka ntimwemere byose, mukomere kukuri kw'ijambo Imana, timukurikire amagambo ayoshe gusa. Ukuri kwa Kristo niko kutubatura. Dusenge dusaba ubwenge n'ubushishozi, dukunde ukuri kuruta ibindi byose. Kristo abe ariwe utuyobora, maze tube mu mutiyo w'ijambo rye. Niba washakaga indirimbo inenga abantu cyangwa abayobozi runaka bo muri ADEPA by'umwihariko, nayifasha kuyandika mu buboro ukirengagiza ukuri cyangwa ngo ishinja abantu ibyaha bidafite gihamya. Mugerageze imyuka ntimwemere byose, mukomere kukuri kw'ijambo Imana, timukurikire amagambo aryoshe gusa. Ukuri kwa Kristo niko kutubatura. Mugerageze imyuka ntimwemere byose, mukomere kukuri kw'ijambo Imana, timukurikire amagambo aryoshe gusa. Ukuri kwa Kristo niko kutubatura.